umeze uteze Cyemeze neza. niba umeze neza Ako nawe ndabona ufite fresher muko. freshere se shaho mfite agahinda kenda kunkubita umutima Tambwira se ko byakomeje kuba bibi. bimeze nabi byabaye bibi noneho bimwe biteye ubwoba tekereza ko umugabo asigaye ampoza ku nkeke arantuka umva ambwira nabi kandi ntabwo nari nigeze mbibona mu buzima bwanjye ariko njya nibaza ikintu naba naracumuye nkakibura Mami babarira n'ukuri. None se ngo nukubera iki? nanjye ntabwo ndabimenya None se nanubu Zuba ntago muramenya bigeze he ntimuramenya aho ari ntago urahamenya. ako niko gahinda ka mbere mfite wenda yaba yambwiraga nabi mfite umwana wanjye yakabaye ampoza ariko umwana wanjye n'ubu sindamenya ahantu Mami Pore ndabyumva n'irungu rya wenyine hano mu rugo sha. Mami mfite agahinda babarira n'ukuri wirira uziko ibi bintu byazatuma unarwara na pressure. Mu gihe tutari twamenya aho Zuba aherereye urumva n'ukuri wowe senga nta kindi cyagufasha kandi ndizera neza ko azaboneka. mfasha gusenga nawe N'ukuri ujye umfasha umwana wanjye nzamubona oya humura uzamubona. wasanga agahinda mfite uko nabyaye umwana umwe nese ko Imana ari itanga kandi nawe ujye umushimira Imana uziko ari n'abatarigeze babona n'umwe. Babarira n'ukuri babarira azaboneka. Anje mfite mwana wawe nsuhuza none se ko warakaye bararakaye uba wigunze ko wicaye muri salo wenyine. Anje ko wicaye muri salo wenyine wigunze byakugendekeye bite? Ndabona ufite agahinda. nawe uri njye wakibona gute se mwana wa mfite se ese ubu iki kirana cyatuma umuntu atibunga oya mwana wanjye nta n'icyatuma wigunga iyo umuntu afite ubuzima n'iki se cyatuma yigunga ubuzima bwonyine ntabwo bwatuma ntigunga urumva ushaka iki ndi imfubyi na papa njye byo ndabizi navukiye mu rugo rw'abakene kuva papa yagwa ku rugamba turi abakene urabizi ariko ntabwo ariko byahoze sinigeze njya ku ishuri nk'abandi bantu ihangane ariko nubwo se papa wawe yapfuye aguye ku rugamba ntitwari dufite ibintu niko mwana wa ibyo nibyo byaguhangayikisha bigatuma uza ukigunga muri salo wenyine. gusa umuntu ubayeho ubuzima nk'ubwo mbayemo abafite ejo hazaza hameze gute burya rero Imana niyo igena ahazaza n'abana bo mu bakire bashobora kubura ejo hazaza ni ukuri Imana niyo igena ahazaza sibyo numva nibaza ahazaza hanjye hakanshanga pe humura nsigaye numva nta n'umugabo nzabona kubera icyo utazamubona ese n'uyu mugabo wakishimira umukobwa umeze neza ufite ikihe kibazo se uri umukobwa mwiza ni ukuri uri umukobwa mwiza cyane azaboneka. None se ubundi reka nze mubaze buri imirimo yaho uyikora ute n'izo stress zose? mbese mba nibaza ubuzima bwanjye nimba ari uko buzahora cyangwa
cyangwa Imana izantabara kuko ndarushye cyane muto. Ndabyumva Ndarushye. Tekereza ko umugabo yirukanye umukozi. Ubu ni njye uba muri iyi nzu njyenyine, reba ukuntu ingana. Nta mwana wundi. Ni njye uhaba njyenyine ariko nawe nta mahoro. Uri kuma. Mana yanjye. Umva nkubwire. Yego. Basanagure utuzi. Tuza nkubwire sibyo? Wasanga wenda umukozi yirukanye hari ibyo yabonaga bitagenda neza, nta buryo umuntu yashaka undi. Wamushaka se atabyemeye yahita nyirukana noneho. Oya, keretse nimanza nkamubaza nkumva ko yakwemera kunshakira umukozi. hari igihe yari afite utuntu tutameze neza. Buriya abagabo akenshi hari gaturuka hariya yabona ibintu bijagaraye, ibintu bitameze neza mu rugo, yabona umwanda. Urabizi abagabo bakunda isuku, akabona uwo mukozi n'ubundi ntacyo amaze kandi nawe uhari. Urumva ako tushatse undi mwana ufite isuku umeze neza ku buryo nawe nyine umumanaginga ibintu byo mu rugo akabitunganya, nawe ukamufasha. Tekereza n'ukuri mwafatanye, ntabwo wagira stress bigire n'akazi kaha mu nzu. Cyasaba kubanza kuganiriza umutware wanjye akabinyemerera, yamara kubinyemerera ukamushaka, sibyo? Reka nzabanze mubaza. Wibigira mu gihe cy'inzagihe, nuvuga ngo y'imvune y'ubwonko ifatanije n'imvune y'umubiri, ibyo bintu byatuma umusaza nabi, ibyo bintu byakwica, byagutera uburwayi. Gutese ubigira mu nzagihe, ahubwo wamubaza ukaza kumpamagara kuri telefone nkamugushakira. Yego, naza kuva ku kazi ndaza kumwicaza muganirize, mwumvishe nyine imvune mpura nazo muri uru rugo. Habamo akazi kenshi pe, kandi n'ibibazo umva mfite by'umwana wanjye. Ariko nanyemerera leta nguhamagara ngubwire umunshakire. Oya nukuri ukwiriye umukozi pe, ntabwo wagumana wenyine. Usibye rega n'imirimo ukabona n'umuntu mukomeza musakuzanya we akakugira busy mu mutwe. Ntabwo uzi ko Imana ari igeneje hazaza h'umuntu ariko ufitagiye n'uyu munsi byibuze ngireke kugena abantu. Rero buri Imana ifite ukuntu icisha abantu mu nzira zitandukanye. Uyu munsi ukarya, ejo ukakena, ubu ukurikiyeho ukongera ugatunga. Humura, sibyo? Humura, Imana izaguha ibintu byiza, iguha umugabo mwiza, iguhe n'amafaranga. Nukuri uzabona amafaranga, ubona umugabo mwiza kandi wishimiye. Oya, niko bimeze. Humura kandi uzishima. Wowe jya usenga kandi wirinde, ube umukobwa mwiza, sibyo? Bijyanye n'ukuntu ungana rwose bituma mvuga. Ungana ute? Nakabaye meze nk'abandi bana. Ungana uteze, uracyari muto. Uracyari mutoya n'ukuri. Nanzwe meze nk'umuntu utarya. Umubiri se? Oya, mwana ibi ntibikaguhangayikishe n'ukuri. Uzagera aho ubyibuhe. Erega nta nubwo abagabo bakunda abagore babyibushye gusa. Nawe uri mwiza, sibyo? Ngaho ugira rero ujye kureba utuntu wakora mu gikari, ariko ntuzongere kwigunga, sibyo? Mubera mwana wa, mubwira ko ugiye kuba umwana mwiza, sibyo? Humura kandi uzabona umugabo mwiza. Ngaho hakuru kugende ugira utuntu utunganye, ntuzongere kwigunga. Ukuri gukomeza kurira mami. Tubuza ibyo biragutera umutwe, biratuma amaso abyimba. Uko byagenda kose niba twaba turi mu bibazo birenze, ntabwo umugore agomba gusa nabi mu maso. Urumva akamwenyu ku maso kagomba kugaragara, ntabwo kagaragara umeze gutya. Rero babarira, sibyo? Babarira.
Mfatuje. Yego. Tuza. Ujye usenga. Nicyo gifasha mama, nicyo gifasha abadamu benshi. Sibyo ko. What's go wicaye? Oh, Clarisse umeze neza. Se ko umusuhuza wagira ngo ndaturi. Dufitanye gahunda. Ko wicaye? Ko buri gihe ndakuvugisha ukansubiza nabi. Nuko uri kumbwira ibintu bitanyubaka. Clarisse. Buri gihe ntiyari intambwe n'usanga. Ariko ukanyigira ko nkaho umenga sinzi. Ikibazo yega nta gahunda tuba dufitanye. Ushaka iki? Clarisse, mubwire ikintu kimwe. Kandi ukwiye guha agaciro. Ngira ndakumva. Clarisse, mu byo wibuka byose umenye ko ngukunda. Kuba unkunda bivuze iki? Ariko urabizi ko mfite umukunzi. Kurizirika. Urabizi ko mfite boyfriend ahubwo sinzi ikintu ushaka iki. Ntugure cyatekereza umuntu yanyize. Rega kuba yaragiye, kuba ari kure, ntabwo bivuze ko umutima wanjye atari ndamukunda. Kandi ndahamya neza ko azagaruka. Clarisse. Sundi kwivuga nkaho uzi ko kwishima twebwiwe bifitemo uruhare. Please, ndagukunda. Erega nzokwibagiza agahinda wagize, umubabaro ufise ndawubona, nzobikwiba unyemereye ukankunda. Ndakubwiye kuzibagirwa ibyo byose. Ntabwo nagukunda rero kuko mu mutima wanjye hari undi urimo. Ese urizeye ko azogaruka? Ego, ndabyizeye. Ese ubundi reka nkubaze, ubu wararebye muri iyi karitsiye yose ubona ni njye mukobwa ugomba kwizirikaho? Njye narakubwiye ngo sinkushaka, sinkukeneye, urabizi mfite sheri. Siko bimeze? Kandi kuba yaragiye ntabwo bivuze ko atazagaruka. By the way, azagaruka. Clarisse. Enzo. Muto. Bite se? Bite. Amakuru. Imeza. Amakuru se. Umeze neza? Ugiye kuvoma? Shangiye kuvoma. Gute se ujya kuvoma we? Nese ndi mu rugo singe kuvoma kandi n'amazi ahari. Kuzihe mbaraga? Ko numva ahubwo ndagerageza. Nukuri ndagerageza ntabwo naryama nyine gusa ngo birangirira. Kuryama se nyine umwana ugana nawe uzi ko ari wowe mfura mu rugo, uri mu rugo ukora iki waje gushaka amafaranga? Amafaranga se ndashakira aho ishaka byanze. Nyine shaka akazi. Sha wumve ngahantu hose nagerageje. Nukuri se nakubeshya. Naho byakundaga. Habaga harimo nyine aba manager babo gasanga ashaka ko tubanza kuryamana. Jesus. Anyway, nyine biragoye. Kuryo nsigaye numva nyine
ukumva amaherezo ari ayahese naracikirije amashuri byibuze iyo mba narasoje kwiga ntabwo nari kubura akazi nyine nsigaye numva bimbabaje n'ukuri ntabwo ku kigero cyawe wagakwiye kuba ufata ijerekani ujya kuvoma ndavoma pe noneho uri n'umwana mukuru iwanyu imirimo yo mu rugo nsigaye nyikora bisigaye bijyana nimugoroba natagangaye Yesu wanjye umva Paul ihangana ariko hari igihe kazaboneka sibyo nzagakura hese ubu ngubu nacitse intege sinye nagashaka oya ntabwo ucika intege urakomeza ugahatiriza kakageraho kakaboneka sinzi noneho umuntu usigaye nkoraho mubwira ati wambari ukanshakira akazi n'aba bana bose babandi twagendanaga bababwira se baracyamvugisha nyine bose baba bari mu kazi ntabwo bakimvugisha bose kuba uri kumvugisha byonyine reka nkubise n'igendere na nifite gahunda ngomba kujyamo ahubwo aho ngaho uri kuhakora iki we kudataha nta birenze kuba wamenya ibyo ndimo kubona asanga ari wowe utumye nicaye wari uzi ko turi buhure erega nk'ubu ndi connected n'umutima wawe reka ye unsibemo rero ugomba kumenya ko siko bimeze nta munsi n'umwe nzigira nk'ukunda pe nta banza wirebe kwanza ndiyitse basi ubona turi ku rwego rumwe ase kuki utumva nta magambo mfise no kubwira kubijanye n'urukundo ndagukunda ucaho ugenda rero njye sinkukunda kuko mfite sheri genda ndazi kuri atazonagaruka uri mu mutima umuntu amaze igihe twaramubuze ibyo bivuze iki njye ndabizi ko azagaruka uzi aho yagiye se ntago mazi gusa mfite icyizere cy'uko azagaruka kereka nimba we aho yagiye uhazi okay nimba ufite icyizere ariko reka nkubwire umenye ko ngutegereje reka basi nkubwire sibyo ureke no guta umwanya wawe rwose uwanegereza utanegereza simpari ntuzigera umbona siko bimeze ahubwo inama nakugira pe reka guta umwanya wawe w'igihe ungendaho hanze hari abakobwa benshi kuko nta munsi n'umwe uzigera umbona Clarisse kuva aho nakubwiriye reka ngo higiye uze gutekereza nyine umbipe mbone nimero yawe tuzahita tuvugana sibyo kandi Paul kabisa ndumva bimbabaje nta kibazo ahubwo se mwe mukora akazi koko ni Imana no gusenga nawe nyine ushana kuri byibu kandi ureke kwiheza mu rugo ureke kwiheza uhuye n'abantu icyambere nuko uri kumwe n'abantu bagenda bakurangira akazi sibyo naho kuba mu rugo se urumva twakukura he byararangiye nsigaye nibera mu rugo sinkizi n'ibibera hanze wapi byibuza nugira amakuru uzambwire pe umva ndagerageza kabisa ndagerageza n'ukuri rumve ngo mama dusigaye twirirwa dusimbuka ameza ate we baba ameza ate na za stresses umva twirwa dusimbuka ngaho namubwiye na amafaranga yo gusukanga umva none se ukumva yabishobora naho ari ihangana ntabwo yabishobora ugeze mu gihe cyo gusuka kwiyitaho kugira gute guhura n'abantu byumva ariko noswa nta kazi mfite nukomeza gucupirira muri ibi bintu rero n'ubundi nta kazi uzabona shano kuri mumfashe pe noneho ndi kumva akazi kose byaranze ubu noneho nako mu rugo nagakora pe yego ukuri nkava mu rugo nyine nkareka kubatesha umutwe nukuri uze nyine uzamfasha unshakira akazi pe cyangwa n'inshuti zawe zizaba zifite amakuru anshaka nkureke ngende tuzavugana uze kumpamagara nanjye se njye kuvoma dore biracyari mu gitondo ihangane bizakunda nta kibazo shu sawa uragezwa